Emoji Official. Emoji Official. Test. Alo. Ikoranabuhanga rimaze kugera ku rwego ruhambaye. Hari imashini zihinga, hari imashini zifura, hari imashini zubaka, noneho ubu turi ku rwego rw'imashini zikora neza nk'umuntu. Izo mashini tuzita amarobo. Amarobo akoresha systeme yitwa AI cyangwa se Artificial Intelligence. Ibi ngibi ni ukuvuga ko ari ubwenge bw'ubukorano. Hari amarobo arira abana, akora imirimo y'urugo nko guteka, gukora coaching y'abana mu rugo, hari n'izo watuma ku isoko, ndetse hari n'izindi zikoreshwa mu ntambara. Ayo marobo yose uko avuzwe haruguru yose ahagaze amamiliyari n'amamiliyoni tugiye mu giciro cyo kuyagura. Ariko rero hari amarobo adahenze na gato. Ayo marobo kuyabona biroroshye cyane. Reka mukanya twinjire mu isi y'amarobo natwe dushobora gutunga mu matelefone yacu cyangwa mudasobwa zacu. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi, banza wumve ibi. Muraho neza abakunzi ba BMOG Official. Ndi Claude, umuyobozi wa BMOG Official. Hari hashize iminsi myinshi tudashyira video kuri channel, ariko twagarutse. Hagiye habaho impamvu nyinshi zatumaga umwanya utaboneka. Reka mbanze nisegure ku borozi b'inkoko kuko bitagikunze ko dukomeza gushyiraho ibiganiro bijyanye nazo. Ariko niba bishaka bajye batubwira muri comment, tujye tubibakorera. Muri iyi minsi tugiye kwibanda cyane ku zindi business kuko isi ya business iragutse cyane ndetse irimo n'ingingo nyinshi zo kwigaho twitonze. Kuri BMOG Official tugiye kurambura neza buri ngingo. Mwizimbye mu magambo, reka ndase ku ntego y'ibyo nshaka kubabwira aka kanya. Reka mbagezeho uko gahunda tugiye gukoresha iteye. Iyi ni gahunda tugiye kujya dukoresha mu buryo bwo uploadinga videos kuri BMOG Official. Tugiye kujya tuba video ebyiri mu cyumweru, ubwo ni ukuvuga kuwa mbere no kuwa kane. Ikindi tugiye kujya dutanga video cyane tugendeye ku byifuzo byanyu. Namwe murasabwa kujya mwandika ibiganiro mwifuza ko tuzajya tubakoreraho, mujye mubyandika muri comment kugira ngo tubihereho tumenya cyangwa dutegura video tuzabakorera ubukurikiyeho. Reka noneho mbaha akanya murebe ikiganiro cyangwa video y'uyu munsi. Igiye kugaruka kuri ChatGPT, ikoranabuhanga rigezweho rikoresha systeme ya AI ariyo bakunze kwita ubwenge bw'ubukorano. Iyi AI ikaba yagufasha mu bintu bitandukanye, ari byo mugiye kureba muri video. Nimujye kure. Reka tubagezeho uburyo ushobora accessinga ChatGPT muri telefone. Mbere na mbere uraza kujya kuri Play Store. Muri telefone yawe. Hanyuma urabona barayikwereka neza hariya. Urayikandaho rero winjire kuri Play Store aho duca dufata application, downloading application. So tuhita tujya kuri kara kamenyetso ka search ako ngako, turangiza tukemezeho, twandikemo hariya muri search aho hejuru turaza kwandikamo ngo ChatGPT nkuko barimo kubikwereka hariya kuri video. Turandikamo ngo ChatGPT, niko iyi AI tugiye gukoresha yitwa. Yadufasha mu bintu byinshi ari nabyo tugiye gusobanura. Ntugire rero ikintu na kimwe kigucika, tukanda kuri search. Iyo rero njye ko nayidownloadinze banyeretse open, ariko wowe ubaye ari ubwa mbere uyi searchinze kuriya
ugiye kuyishyira muri telefone yawe, hariya hari open hajya install, ukayinstara muri telefone yawe, maze ubundi yasoza kuba installed agahita hazaho ririya jambo open. Rero ifunguka kuriya mukumara gufunguka rero cyambere duhingukira ahantu ushobora kwandika uyibaza ikintu, ariko mbere yuko hari ahantu hagera yari ubwa mbere bagusaba gukora login ugakoresha email. Jewe urabona ni email yanjye irimo, nge namaze kuyishyiramo, so rero nawe bazagusaba gushyiramo email kugira ngo ubashe gukora sign up. None nyuma uzajya winjira, hanyuma ukora ibyo ukora batongeye kugusaba gushyiramo email. Hanyuma aha tugeze ushobora kuhabariza ikintu icyo ari cyo cyose, ukakibaza ChatGPT. Ikintu icyo ari cyo cyose ntishobora kukiburira igisubizo, ntabwo iburi kigusubiza. Icyiza cyayo izi ni Kinyarwanda. Nk'urugero urabona hariya ntangiye nyisuhuza muraho, nayo rwose iranyikiriza nk'aho ari umuntu turi gucatinga, ngira ngo nawe urabireba neza. Urabona ifite ikoranabuhanga risobanutse. Izi Kinyarwanda kuri rwa rwego, niyo ufite ikibazo igufasha kugikemura. Ikintu cyose ushaka kumenya cyose irakikubwira. Noneho hariya yanyandikiye ko numva mfite irungu, yandikiye ko numva mfite irungu kandi nshaka kinganiriza, kandi urajure uburyo impereza ibisubizo bimeze neza bisobanutse, ku buryo niyo nyibwenga intera story zisekeje nkaseka nkishima. Urabona uburyo isubije amagambo arimo ubugwaneza, amagambo asobanutse ashobora gutuma nawe wari wabuze icyizere gishobora kugaruka, kandi ushobora kuyifashisha mu buryo butandukanye. Hariya rero hagiye akamenyetso ushobora kuhakanda ushaka kopiya iriya text, ushaka kugira ikindi kintu ikoresha, ushaka kuyikopiya ngo wenda uyishyire muri docs, muri Google document. Aho ngaho iyo uhakanze iratangira ikabisoma. Yes, biza bisomeka, noneho ikabisoma mu ijwi nk'uko ndi kukubwira gutya. Urabona yuko imaze kugera ahantu hashimishije. Yes, imaze kugera ahantu hashimishije rwose. Urabona hariya ndabwiye ngo inyigishe YouTube, irahita itangira noneho isobanurire ibintu bijyanye na YouTube. Mbega ikintu icyo cyose iyi AI ikoresha amadocument isomye ku mbuga zitandukanye, ibasha kwinjira mu mbuga zitandukanye ndetse zinakomeye, igakuramo amakuru y'ingenzi ku buryo yibajije amakuru iyaguha. Yes, iguha amakuru kandi ikaguha amakuru yizewe. Ntabwo ifata fotokopi y'amakuru iyabonye, ahubwo yo iyagusobanurira nk'uko wabaza umuntu ikintu akagusobanurira. Ntabwo ari ngombwa ngo ikopi yayo yaguhaye. Niyo mpamvu kuyifashisha mu buryo butandukanye ari byiza, ndetse no ku bintu biba bizajya ku mbuga zitandukanye, ku ma YouTube na hehe, nta copyright tubona kubera ko iba yabigusobanuriye idafashe fotokopi yabyo. Nk'ariya ndayibwenga inyandikira indirimbo. Urabona inyandikira indirimbo imeze neza, inyandikira indirimbo imeze neza, ifite uburyo ikozemo neza ibintu byose, kandi yagiye ibigaragaza ku buryo uyifashe. Hari izindi AI zikora indirimbo ku buryo uyifashe ukayipestingamo iyiririmba neza, iyo AI ikayiririmba nk'aho ari umuntu wayanditse. Urabona yanditse verse ya mbere, verse ya kabiri, verse chorus, yes, verse ya kabiri. Yes, urabona yagiye yanditse indirimbo isobanutse ku buryo niba mwigeze mwarumvise indirimbo nashyizeho kuri BMOJ official, iyi ni AI yamfashije kuyikora. Ni AI yashyize muri ya muziki, niyo yawucuranze. Yego amagambo nakwe kuri hano kuri ChatGPT, urumva ko n'abahanzi yabafasha rwose, yabafasha. Hanyuma hari igihe usanga ibyo yibajije bigoranye itabikora, ariko hari izindi GPT hariya nayishyize kari akamenyetso. Izi zindi zo zigufasha gukora n'ibindi bintu iri itagukorera. Reba ngo write for me irakwandikira ibintu bitandukanye. Urabona ni nyinshi. Izi ngizi zose muzajyeho muzisuzume, kandi icyo nzi cyo zirakora neza. Yes, zirakora neza, ibintu bikajya ku murongo. Ikoranabuhanga rimaze kugera kuri rwa rwego mu matelefone yacu tutirwa tuvunika, ahubwo dufata AI nk'izi tukazibyaza umusaruro, zikadukorera ibintu bitandukanye
tutiriwe tuvunika ngo tutajya gukoresha kuri papeteri, ngo tutajya gukoresha hehe na hehe baduca amafaranga n'iki. Iyi AI ni ubuntu. Iyo ubishaka wenda urishyura kugira ngo ubone promotion zindi nk'iyi Song Maker, iyo ngiyo narishyize akamenyetso. Iriya ifasha gukora indirimbo, umuziki ukaza umeze neza. Yes, umuziki uza umeze neza, ukaza usobanutse. Niba mwarebye video nakoze, urabona ko ari nyinshi rwose, ni nyinshi. Yes, urabona iyo ngiyo nshyize ako kamenyetso, iyo ikora video ukayiha amagambo, ukayibwira ngo igukorere video ijyanye n'ayo magambo mu byo wayisabye. Ukora prompt, warangiza ukayihereza ikagukorera. Yes, ikagukorera video imeze neza. Iyo Song Maker nayo ikora indirimbo, umuziki kandi ukaza umeze neza. Uyibwira uburyo iri bucurangemo, niba ari hip hop, niba ari R&B. Iyo ngiyo life coach, yo ikugira inama mu buzima, uburyo ugomba kwitwara mu buzima. So murumva ko ibi bintu bimaze gutera imbere rwose. Bakunzi ba BMOG Official, ibintu mwabibyaza umusaruro, abahanzi, abanyamakuru, abantu bakora ibyegeranyo n'ibindi bintu byose, abantu bandika inzandiko runaka, ndetse n'ibintu ukwiye gukora na gahunda yawe ya buri munsi wayibwira ikagufasha. Ubwo rero uku niko ushobora kuyaccessinga muri telefone. Reka tuze tunabagezaho uburyo ushobora kuaccessinga ChatGPT ukoresheje laptop. Uba ufite laptop, computer, uburyo ushobora kuyaccessingamo. Akarango kayo, akamenyetso kayo ni kariya, yitwa ChatGPT. Nimujye kure rero turebe uburyo bayaccessinga muri mudasobwa. Nta gutinda rero, reka tubagezeho uburyo ushobora kuaccessinga ChatGPT ukoresheje mudasobwa. Ujya kuri Chrome cyangwa indi browser ukoresha, ukandikamo ngo chatgpt.com. Icyo gihe iyo umaze kubyandikamo uremeza, wamara kwemeza bifunguka kuriya. Iyo ari ubwa mbere bagusaba gukora login, ukaroginga ukakora sign up ukoresheje email yawe. Yes, ugakoresha email yawe. Urabona biriya biganiro, urabona ibyo byose ni ibiganiro naganiriye nayo. Nayibajije ibintu byinshi cyane, yagiye imfasha mu bintu byinshi cyane byo mu buzima busanzwe, amasomo yo ku ruhande byose. Rero iyo ushaka kugira ibyo yibaza, nk'uko twabisobanuye ku buryo bwo kuyikoresha ukoresheje telefone, wandika hariya. Ubwo aho ngaho ndimo kwandika ibyo nshaka kwibaza. Ubundi iyo umaze kubyandika ibyo ushaka kwibaza, uhita ukanda kuri ako gafresh kareba hejuru, ubundi ikagusubiza. Urabona igusubiza byihuse rwose. Noneho iyo ibizi ibisubizo cyangwa iyo itaguhaye ibisubizo bikunyuze, hari izindi AI ukoresha, arizo twabonye kuri telefone ngo ni Explore GPTs. Aribwo twabiberetse hariya hejuru, hagana hejuru kuri rutonde. Urabona aho ngaho iyo karisa iri, iyo mouse pointer iri, niho uca ugahita uzibona. Zishobora kugufasha mu bintu byinshi bitandukanye nk'uko twabisobanuye ku buryo bwo gukoresha telefone. Ntabwo rero turi bubitindeho cyane, kubera ko ku buryo bwa telefone twarabisobanuye kandi bikora kimwe. Aho bitandukaniye ni uburyo bwo kuyinjiramo, niho bitandukaniye. Hamwe hari application winjiramo ukoresha kuri telefone, hari application ukoresha, ariko kuri mudasobwa ukoresha browser bisanzwe. So rero ibyo ngibyo birangije, ushobora kuza rero ukaba wasiba n'ibiganiro mwagiranye cyangwa ukabisharinga. Kubisharinga naho ukora rename, naho kubiha irindi zina. Kubisiba naho ngaho uca kuri turiya tudomo dutatu tuba turi ku mpera z'ikiganiro, ukaba wasiba. Nk'iri yamaze kuyisiba, n'ibindi biganiro wakoze ushobora kubisiba. Rero ubwo nibwo buryo bayaccessinga kuri mudasobwa. So rero ntimukagira ikibazo na kimwe, device yose waba ufite ishobora kubigukorera kandi ukagira ibintu byinshi wunguka mu buzima. Rero reka tugere ku musozo wa video yacu. Murabona ko bitakiri ngombwa ko ujya kuri papeteri kugira ngo ujye gukoresha CV, cyangwa se ngo ujye guhigira ibintu kuri Google. Rimwe na rimwe unabibura,
ahubwo iyi ChatGPT irabigufashamo byose, ikibazo cyose waba ufite irabigufashamo, kandi n'iki idashoboye gukemura ihita iguha izindi links cyangwa se izindi AI zishobora gutuma ubasha gukora icyo kintu. Icyiza cyayo nuko izi ni Kinyarwanda, uyiganiriza mu Kinyarwanda kandi igasobanukirwa neza ikibazo ufite. Rero ibiganiro byo kuri BMOG Official nakagaruka, muzajya mubona video ebyiri mu cyumweru kandi ntimukajye kure. Make sure ko wakoze subscribe, wakanze like niba wakunze video, kandi usharinge kuri bagenzi bawe utibagiwe na comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.